nongeye kwishimira kubana namwe muri ibi biganiro maze kumenyera yuko dusangira ubunararibonye kandi tukarebera hamwe ibintu byose byadufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho. Je Ndimukase Josiane. Uyu munsi turaganira isuzuma bwite ry'imihigo tuba twarakoze y'umwaka. Iyo umwaka ujya kurangira, iyo turi mu mpera z'umwaka, ni byiza yuko dukora isuzuma bwite ry'imihigo yacu twakoze. Tukareba ese twakoze iki? Ese uyu mwaka hakozwe iki? Iminsi 365 twakoze iki? Iyo umuntu afite icyerekezo, nzajya ngenda ngaruka kenshi ku cyerekezo kubera yuko niyo nzira itwereka ahantu twifuza kugera. Iyo umuntu afite icyerekezo cyo mu myaka 20, imyaka 30 cyangwa se imyaka 40, ni byiza yuko agira ibikorwa. Ibyo bikorwa rero ni ibikorwa ashobora gushyira mu myaka 5 akaba yashyira mu myaka nk'itatu, ariko noneho agira ibikorwa ari bukore umwaka ku mwaka. Uko umwaka wari wo wose agira ibikorwa agomba gukora kugira ngo bimwerekeze hahandi yifuza kugera, kuko uko uzaba uri mu myaka 40 ubiharanira ubungubu. Twarabivuze mu buryo buhagije. Noneho ubungubu turimo kuvuga isuzuma bwite. Isuzuma bwite rero ni igice gikorerwa kugira ngo usuzume ese ibyo wiyemeje kugeraho wabigezeho. Mpamvu ki tubikoze ubungubu nuko turimo kurangiza umwaka. Iyo turimo kurangiza umwaka rero nibwo dukora isuzuma bwite ry'ibikorwa byose twari twarateganyije gukora muri uyu mwaka. Ni ingero nyinshi zigaragaza yuko ibyo bintu hari abantu babikoresha. Dufatiye urugero no ku gihugu cyacu. Igihugu cyacu murabizi ko dufite icyerekezo 2050. 2050 rero hari ibikorwa bibagenewe umwaka buri mwaka. Uturere duhiga. Buri mwaka rero niho usanga kenshi bagenda bareba uburyo bagiye bese imihigo. Izo rero ni ingero. Ibyo no mu bigo dukoramo usanga ari uko bigenda. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wifuza kuva ahantu yerekeza ahandi abagomba kugira ibikorwa by'ingenzi agenera buri mwaka, hanyuma noneho umwaka warangira hagakorwa isuzuma. Iryo suzuma rero niryo nshaka kugira ngo natwe dukore ibikorwa twari twemeje gukora muri uyu mwaka. Igihe cyo gukora isuzuma cyageze. Dukore isuzuma ry'ibyo bikorwa, turebe uburyo byagezweho. Kubera yuko iyo udakoze isuzuma usanga ari ibintu bufite, ibintu ntiwabigezeho, ariko biba bigusaba kugira ngo wicare ubihakanya hanyuma ukore isuzuma ribasha kukwereka igishushanyo nyacyo cy'ibikorwa wakoze n'uburyo wabikoze. Ibyo ngibyo kandi bituma buri munsi ibintu uri bukore biba bigendeye ku bikorwa byawe by'umwaka, biba bigendeye ku bikorwa wifuza kuza gukora. Icyo gihe rero buri munsi ku munsi ibikorwa byawe bigomba kugaragara. Byatuma mbabaza akabazo k'amatsiko, nkaho urimo kureba ino video, muri gahunda y'uyu munsi wari wabishyizemo kuri burebe wenda abantu bakumotivatinga, abantu bagutera imbaraga, abantu bakubwira ibintu byenda gusa nk'ibi ngibi, kuko wenda hari ahantu birimo kukwerekeza. Ibyo ngibyo byose niba bigomba kugira umunsi wawe. Iyo ufite umunsi upanze neza, ufite icyerekezo, panga umunsi wawe neza ku buryo ibikorwa byose bigenda bigaragara ku munsi, biba bifite ahantu bikwerekeza. Isuzuma rero rikorwa ku munsi, rikorwa ku kwezi, rikorwa ku mezi 6, ariko ku mwaka hakorwa iriri rusange ryo kureba ibikorwa byose, kuko iba ryarakozwe ku munsi no ku kwezi rigenda rireba ayo mezi. Si cyo nashaka gukora mu kwa mbere naragikoze, cyo nashaka gukora mu kwa 2 naragikoze, cyo nagomba gukora mu kwa 3 naragikoze. Ibyo ngibyo byose bigatuma ubasha kumenya ngo amezi 6 cyangwa 8. Ariko ubu noneho turarebera hamwe amezi 12 ibyo twagombaga gukora twarabikoze, hanyuma tubashe kugira noneho igishushanyo cy'ibyo twagombaga gukora naho twabigejeje. Isuzuma bwite ni aho umuntu akareba imihigo yose yari yarihaye muri uyu mwaka, hanyuma akagerageza kwisuzuma kugira ngo arebe neza ibyo yakoze neza, arebe neza ibyo atakoze neza, hanyuma noneho rero abyimurire ubutaha, abashe kuzabikora neza ubutaha. Bigenda gute rero? Iyo umuntu akoze imihigo ni ukuvuga ngo hagiraho n'igihe cyo kuyikurikirana. Hamara kuyikurikirana noneho tukareba kuyisuzuma ko yakozwe cyangwa itakozwe. Ibyo ni ibyiciro bijyana n'imihigo. Ubu rero icyiciro tugiye gukora nicyo gusuzuma neza ibyo twakoze ni ibihe. Ese twabikoze neza cyangwa ntabwo twabikoze neza? Twabigenza gute rero? Ni byiza yuko dukora ikigereranyo umwaka uburaho nk'icyumweru kimwe kugira ngo urangire. Nayo mpamvu nkoze ino video kugira ngo
turebere hamwe ibyo twiyemeje, dufatanye kurebera hamwe, twibukiranye, dufata akanya turebere hamwe ibyo twiyemeje ko twabikoze. Bisaba rero kugira ngo ujye ahantu wiherere, urebe ibikorwa byawe aho wabyanditse, uvuga uti ibyo wakoze neza, uvuga uti ibi ndabiha amanota 80 kuzamura, habamo no kwiha amanota kuko nta mihigo itagira amanota. Mwarabibonye namwe niyo igihugu cyacu barimo gukora evaluation, hari akarere kaba ka mbere, hari akarere kaba ka kabiri. Ibyo ngibyo byose biterwa nuko imihigo bagiye bayesa. Natwe rero tugomba kwiha amanota aho twabikoze neza kandi mu gihe gikwiye, tukiha amanota 80 no kuzamura. Aho twabikoze neza ariko igihe ntitucyubahirize neza, cyangwa se ntitubikore neza n'igihe ntitucyubahirize, aho ngaho uriha amanota 60 kuzamura kugera kuri 79.9. Hanyuma ibyo utakoze burundu utarabikoze, ibyo ngibyo urabiha munsi y'amanota 60. Hanyuma numara gukora ibyo ngibyo wihe ikigereranyo, ayo manota uyashyire ku ijanisha, urebe amanota ubonye uko angana. Ibyo ngibyo bizaguha igishushanyo cyo kumenya uko uyu mwaka wagenze, bizaguha igishushanyo cyo kumenya ese ibyo wakoze neza ni ibihe, ibyo utakoze neza ni ibihe. Hanyuma bikubashishe kumenya ibyo ushobora kwimura mu mwaka ukurikiyeho. Iyo usanze warakoze neza, ni ukuvuga ngo wabonye amanota 80 kuzamura, aho ngaho urihemba. Ibyo ngibyo bijyana n'ibihembo muri procedure yo kwesa imihigo, bijyana n'ibihembo. Ugomba kwihemba. Urihemba iki rero? Kubera ko muri iyi nzira haba hari igihe umuntu agira kwiyima, akagira ibintu bimwe yima kugira ngo abashe kugera ku bindi. Iyo usanze rero warakoze neza, ibyo wima nibyo uheraho. Massage nziza ikakugeraho, ukaba watembera, ukagira ahantu utemberera, ukaba hari ikintu agacupa kakakugeraho. Mbese ugerageza uburyo ushobora kwihemba ku buryo bigushimisha yuko ibyo wifuzaga wabigezeho. Gukora isuzuma bwite ry'imihigo twakoze ni icyiciro gikomeye cyane, kubera yuko nicyo kiguha igishushanyo kikwereka yuko wesheje cyangwa utesheje imihigo yawe. Ibyo ngibyo rero usanga kino cyiciro kenshi imihigo tuyikora tukanayikurikirana, ariko iki cyiciro kumva ntago ari ngombwa, ariko ni ngombwa. Ni ngombwa kubera yuko ubasha kugenda ureba, noneho ukagenda ureba neza ibyo bintu ko wabikoze n'uburyo wabikoze, bikabasha no kukunezeza ko wageze ku ntego wifuza. Nivuje gukora ino video kugira ngo twibukiranye mwebwe murimo kureba ino video, murebe ese ibyo mwari mwiyemeje gukora byarakozwe, imbogamizi byagize ni iyihe, kugira ngo bikwigishe ubutaha uzabashe gukora imihigo yawe n'izo mbogamizi wazishyizeho. Ntitugarukire gusa gukurikirana, oya, iki cyumweru gisigaye kugira ngo umwaka urangire, dukoremo isuzuma bwite ry'imihigo yacu kandi tuyiha amanota. Nitumara kuyiha amanota twishime cyangwa twinenge. Ndabashimiye ko mwakurikiye kino ikiganiro cyakozwe kugira ngo kidufashe kugira ngo dukore isuzuma. Isuzuma usanga ryibagirana kenshi mu bintu dukora, ugasanga twarabishyize ku rupapuro, twarabikoze, ariko isuzuma ni ngombwa kubera yuko nta muntu udakora ikizami ngo bazamuhe amanota. Natwe tugomba kwiha amanota, hanyuma noneho rero tukareba uburyo twabikora. Niba ufite umuntu, ndavuga nk'umuntu ufite umuryango, mufatanyije iyo mihigo, ni ukuvuga ko iyo muri mu muryango hari ibintu bimwe na bimwe mugenda mufatanya, muragira umwanya, mubishakira akanya, hanyuma noneho mwisuzume, murebe ibyo bintu koko niba mwarabikoze neza kandi muri kumwe. N'amanota biroroha, iyo ibintu wabigezeho amanota nayababwiye, iyo utabigezeho amanota nayababwiye, iyo wabigezeho ku kigero runaka nabyo hari amanota byagenewe. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye kino kiganiro, kandi ndizera yuko kiri budufashe kugira ngo tubishyire mu bikorwa. Duhe amanota, twisuzume, duhe amanota ibyo twagezeho. Ndabararikira mwese murimo gukora isuzuma ry'imihigo yanyu kugira ngo mubikore, mubishyire mu bikorwa. Ibi ngibi tuvugana mubishakira akanya, uyu mwanya wanyu mwarebye ino video ntubapfire ubusa, mubishakira akanya, hanyuma mubashe gukora imihigo, mubashe kureba ibikorwa byose byagize uyu mwaka. Nawe wenda utarabashije gutangirana natwe cyangwa se utarabyanditse ahantu,
gira akanya hanyuma noneho urebe ese ibintu washaka gukora ibyo ari byose ubifite ahantu mu mutwe, ibintu washaka gukora niko wabikoze, ese niba utarabikoze hari ibyo uri bwimurira umwaka utaha, ese imbogamizi wagize ni izihe, hanyuma ibyo ngibyo byose bibe ku mwaka utaha, aho mbararikira kugira ngo muzakurikire ikindi kiganiro kizakurikira iki ngiki, kuko bisa nkaho mu cyumweru cy'Ukuboza ariho dukora isuzuma kandi tugakora n'imihigo twifuza kuzakora mu mwaka utaha. Ndabararikira rero kugira ngo muzakurikire ikiganiro gitaha, ikiganiro kizabagaragariza imihigo itagomba kubura mu mihigo yanyu y'umwaka utaha, itagomba kubura mu mihigo yanyu y'umwaka, myaka yose mugira iyo ni imihigo isa nkaho ari rusange mutagomba kubura mu mihigo yanyu. Ndabararikira kugira ngo muzagikurikire kugira ngo dukorane imihigo y'umwaka utaha. Ndabashimira mwese mwafashe umwanya wo kureba kino kiganiro, ndizera yuko kiri budufashe kugira ngo tubashe gukora isuzuma, tuzinjire mu wundi mwaka hari ibintu tumaze gushyira ku murongo. Ndabashimiye, Imana ibarinde.